Budage. Uraho neza Tunga? muraho neza. Nanabatumiriye kandi Nobo Marara ni umunyarwanda uba mu murwa mukuru w'Ubwongereza Londres, akaba ari umuganga uzi ibintu, uzobereye mu bintu by'ubuzima bwo mu mutwe, indwara zo mu mutwe, akaba yatwemereye kuza muri iki kiganiro. Wakoze cyane Nobo. Ndagushimiye Gatanazi, ndashimira na Tunga kuba turimo kuganira hano, ndetse nkaba nifuza ko abanyarwanda baza tukaganira, kuko ibintu murimo kuvuga ni ibintu nibaza ko twese iyo mvuga twese ndavuga jyewe n'umuryango wanjye. Jyewe mfite umuryango munini, nubwo bwose uwo muryango nibaza ko ari munini ushobora kuba ari mutoya, ariko twifuza ko abanyarwanda bajya baganira ku gihugu kuruta kuganira ku moko. Urakoze Gatanazi. Twinjira rero, Fina Nyiratunga namutumiye nk'umuntu victim cyangwa umuntu ugirwaho ingaruka n'iki kibazo cyo gutukwa, kandi agatukwa mu izina ry'ubwoko. Abantu bavuga ibyo avuze wenda bishobora kuba bifitiye n'abantu akamaro, ariko aho kugira ngo abantu bumve bakumva bahita bamutuka, bakamutuka mu izina ry'ubwoko. Fina, ndagira ngo utubwire ibi bintu ubundi byatangiye kukubaho ryari, kubura ukabona umuntu agututse mu izina ry'ubwoko bwawe? Yego, naje kuri izi social media nk'abandi bose, nkajya nkora content bisanzwe, ariko ugasanga muri comment ikintu bibasiye cyane ni kwibasira amazuru yanjye, ati dore ibyo bizuru byawe, ati wagiye utukaziwe, wacyana we cyintera hamwe, ibintu nk'ibyo nyine byose bigaragaza ivangura. Ntabwo nabyitwayemo neza, sinabashije kwihangana. Nabonye babikorera abantu benshi, cyane cyane abana bakiri batoya bari kuri social media, babibakorera bakabura uko babigenza ntibasubize, ugasanga birabefectinga, ugasanga bagize insecurity. Umuntu bahitamo kwitanga nk'umuntu mukuru, ndavuga nti reka ndwanure urugamba rwo kurwanya aka karengane gakorerwa abantu bashobora kuba bafite amasuru manini b'abanyarwanda. Noneho bo rero bareba ko amazuru manini bivuze ko umuntu ugasanga ntabwo bisobanutse. Ndagira ngo utubwire, hari icyo kintu ukomojeho cy'uko atari wowe wenyine, hari n'abandi bagiye bahura n'icyo kibazo cyo kuba babwirwa ko ari abahutu cyangwa ari abahutukazi biturutse ku buryo basa. Biragoye wenda sinzigiye gusobanura umuntu kubera ko asa kuri ubwo ni buriya bwoko cyangwa buriya bundi. Byagenze bite kuri abo bandi wari ukomozeho gato? Abo bandi nyine nabo usanga muri komenti zabo babatuka ngo mwabitera hamwe, mwabihuta umwe, mbese video yose bakoze bakora content bakora ibimuvemo bitewe n'ibyo ashoboye, ugasanga nk'aho bamugaye mbese mu byo akoze, ahubwo bazanye n'ibintu by'amoko. Ugasanga baramututse, ugasanga noneho abantu benshi batangiye gufunga ibyo bita komenti, ugasanga batangiye kubura ku masosho media mbese. Ariko rero ngewe byambayeho igihe kinini nka postinga video yenda ndi kubyina cyangwa se ntetse, nkaho bangaye ati utetse nabi, aturi kubyina nabi ntubishoboye, ahubwo bakavuga ati wagihutukazi we, wagitera hamwe we, mbese noneho bashyeho n'indirimbo z'ikinyarwanda, ari izi ndirimbo zacu za tradition tumenyereye, nkaho yaje akavuga ati ntabwo uzi kubyina izo ndirimbo, ahubwo akavuga wagihutukazi izo ndirimbo ntabwo ari iz'abantu nk'amwe. Ugasanga rero birabangamye. Gusa ngewe nahisemo kwitanga nk'umuntu mukuru kuko numvaga ko ngewe bitanye affectinga emotional, kuko bitewe y'uko ndakuze ndasobanukiwe. Navuze reka nitangire urubyiruko rw'abandi banyarwanda bashobora kuba basa nanjye, bahura n'ibibazo nk'ibi kuri social media, noneho ngewe nigire mu nkare cyane
nkoresha amagambo nk'ayo bakoresha mu buryo bwo guhangana nabo ariko nanagerageza kubigisha muri process. Ntabwo byoroshye ariko birakomeye n'urugamba. bitangira kukubaho mu kanya ndanavugisha nobo kuri iki kibazo bitangira kukubaho haba hari ingaruka byakugizeho ko nkurikira imbuga nkoranyambaga zawe nagiye mbona ukunda kubwira abantu ngo ubundi se mbaye ndi umuhutukazi bivuze iki bibatwaye ubundi bwa mbere byatangiye nka ryari byakugizeho izihe ngaruka? Byatangiye umwaka ushize mu kwezi hagati mu kwa karindwi ngira ngo mu kwa munani umwaka ushize mu kwa munani mu mwaka ushize ndi gukora video zisanzwe nyine za content abantu bakaza muri comment ugasanga amajambo bahari bujujemo ni wagihutukazi wagitera hamwe waruhutu. Ubwo rero nkabona ayo magambo ni menshi muri comment ndavuga nti rero reka mbariyo na nkora indi video ariko nyasubiza genda uyu muntu wanditse gutya abyigireho n'abandi babyigireho. Byanyefectinze kuko nataye dignity yanjye ngashyira ikinyabupfura ku ruhande ngashira isoni ngatangira kuvuga amagambo atari meza mu buryo bwo kurwanya mbese byari biri kumwe. reka wenda Nobo Marara nawe nari mbonye abaye nk'uva kuri live ariko niba Nobo urimo kutwumva ubundi we nk'umuntu uzi amateka y'u Rwanda uzi ukuntu u Rwanda rubayeho Nobo watubwira ibi bintu kuko birebana n'amateka twavuga ko bituruka ku mateka wenda ya jenoside cyangwa amateka y'ukuntu abanyarwanda babanye amoko yombi abanye ubundi bituruka kuki muri uramutse ugira ikintu? muranyuva turakumva neza cyane. urumva hari ibibazo nibaza nka bitatu dufite muri sosiyete yacu nyarwanda aho ikibazo cya mbere ni ukumva ko umutegetsi ibyo avuze ari byo bigomba kubahirizwa utandukanije imitekerereze nawe akaba ari umwanzi. Ikindi cya kabiri ni ukuba abantu bumva ko amateka yabo agomba kurema ejo hazaza. Ntabwo mvuga ngo amateka tuyibagirwe, amateka tuyibuke ariko tuyibuke nk'amateka. Ikindi cya gatatu ni finance. Iyo tugiye kuvuga ku kibazo cya finance dusanga abantu ku murongo munini, iyo mvuga ku murongo munini ukuvuga ku mubare munini w'abantu baba barimo gushaka amaramuko. Iyo tugiye nanone kuvuga ku kibazo cy'amateka tuba turimo kureba ukuntu abantu bashingira ku mateka kugira ngo babashe kubona amaramuko. Ibyo rero biba imbogamizi y'abantu kuba bavuga ku bwisanzure. Ubwisanzure ni iki? Ni ukuvuga ngo tuba turimo kuvuga ko uburenganzira bwa muntu kwishyira ukizana ari nabyo bivuga demokarasi. So iyo rero udafite demokarasi muri wowe igihe cyose ushaka ibintu bishobora kuba wavuga kugira ngo usenye umuntu. Iyo usenye umuntu umusenyana n'izina rye. So ibitekerezo rero biva impande n'impande bikagira imbogamizi. Ayo magambo yose ndimo kuvuga ni amagambo ya Kinyarwanda, ni amajambo ya Kinyarwanda. So imbogamizi ni izihe? Ni ukuba iyo umuntu arimo kuvuga nko kuvuga ko utemeranya na gahunda ya leta. Gahunda za leta ziba ari nyinshi, ntabwo ari imwe. So kuba wavuga ko utemeranya na gahunda iyi n'iyi leta yashyizeho ukaba umwanzi w'igihugu. Kuba umwanzi w'igihugu ni iki? Iyo ubaye umwanzi w'igihugu biba bivuga ko bakwitirira n'ibyo utavuze. Icyo gihe rero ugasanga ibibazo bireba igihugu, bireba
ibibazo bireba igihugu biba bireba abaturage, ugasanga muri rusange wowe umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, wenda ni njyewe tungana abandi, ugasanga babaye ikibazo ku gihugu. Ariko mu by'ukuri batari ikibazo ku gihugu, ahubwo bari abantu barimo gukuritika. Igihugu rero kitemera criticism, kitemera kunengwa, kitemera gushimwa, hari n'ibintu usanga igihugu cyakoze. Iyo mvuga igihugu mbavuga Perezida Kagame, nk'icyemezo yafata ukagishima wowe, ariko uri muri opozisiyo nayo idahari, opozisiyo ni wowe utemeranije nawe. Ugasanga mu by'ukuri icyo washimye ntabwo gishimwa nk'uko gikwiriye gushimwa, kubera ko gusa udapfukama imbere ye ngo muramye. So ni ukuvuga rero dufite ubuyobozi mu gihugu hamwe aho turimo kubona ibyo bibazo byose tuvuga, there are pillars, ugasanga ibyo bibazo ntabwo bishobora kuganirwaho kubera ko nta opportunity, nta platform ihari yo kuganira kugira ngo abantu batege amatwi. Nicyo kibazo nibaza uyu muvandimwe arimo kuvuga. Ariko icyo navuga, platform nibaza yavugiyemo, nanjye nazivugiyemo, hari amagambo menshi rimwe na rimwe avugwa ukibaza n'aho aturutse akakuyobera, umuntu akavuga ibintu. Nibaza, sinzi niba platform ya nyuma nari ndimo hamwe n'uyu muvandimwe, aho bambwiraga hari umwana wavuze ati jyewe ngize amahirwe nkakubona nakwica. Ibyo bintu urumva, njye nize kwica, nabyigishijwe igihe kinini cyane nigishwa kwica. So ariko ugasanga umuntu udafite n'ububasha bwo kukwica arimo aravuga ngo yakwica. So ariko akwicira iki? Ntacyo azi. So ni ukuvuga ngo dufite igihugu kiri divided, igihugu gifite amacakubiri menshi cyane, ariko leta igakomeza kutubeshya ko ibintu byose birimo kugenda neza. Ariko wenda utarangije igitekerezo, ikintu kirebana no gutukana, ariko kubera ukuntu imbuga nkoranyambaga ziteye imbere, ukabona nacyo kirimo kuzamuka cyane, ugereranyije n'uko sosiyete yari imeze, interineti itarazamuka cyane, abantu batarabona izi za TikTok, za Instagram na za Facebook n'ibindi, wavuga ko ubu ngubu wenda nibwo bifite ubukana cyane, cyangwa ubundi bituruka kuki? Kuba nuko abantu baprofise ko interineti yabonetse, cyangwa wenda bifite ahantu bituruka, bifite imizi, wenda sinzi hari ubituma, cyangwa wenda ni ukuba zirasi. Ni ukuvuga kuba zirasi ni ukuvuga ngo reka nkore ikintu leta ibibone. Ni iki wowe utekereza bituruka ku? Byose ndibaza ni gutyo nkuriya muvandimwe. Ndaguha nk'urugero, umuntu kukubwira ko azakwica, ikintu cya mbere cyiza burya mu isi ni ugupfa, kuko abantu benshi ntabwo bashaka kubyemera, ariko ikintu cya mbere cyiza ni ugupfa. Ariko gupfa udasize iheruheru. Iheruheru mu mateka yacu ya Kinyarwanda bavugaga ko ari ugusiga abantu badafite imyumvire y'ejo hazaza. Ejo hazaza ni hehe? Ni heza. Igihe cyose yaba ari Bibiliya cyangwa se Abanyarwanda, abakurambere bacu batwigishaga ko tugomba gukora ibyiza by'ejo hazaza kugira ngo dusige abantu inyuma
bafite imitekerereze myiza n'ibyiyumviro byo kureba ukuntu batunganya ibyo ba sogokuru batatunganije. Niwo muco wa Kinyarwanda. Bibiliya nibyo yanditse. Ntabwo nzi niba yarabyanditse bivanye mu Rwanda cyangwa yarabivanye mu bindi bihugu bituriye akarere, ariko icyo nakubwira ni uko umuntu uvugisha umujinya ntabwo wubaka igihugu, umujinya urasenya. Iyo rero uyu nguyu wazanye hano, dusanzwe tuvuganira ahangaha, ntabwo tuvugana, turahura. Ahuza abantu benshi cyane ndetse bakavuga amagambo arimwo ibintu bisenya ariko ntibimusenye we nk'umuntu. Icyo ngewe nshobora kukubwira ni uko abanyarwanda ikintu bakeneye kubanza gusobanukirwa, ariko iyo ugerageza gusobanukirwa hari aho uhera. Mbere y'uko usobanukirwa kuri umunyarwanda, ugomba no gusobanukirwa y'uko uri umuntu. Kuba umuntu bisaba kwemera kuriwe. So ikintu rero ngewe nabashije kubona kuri ibi bibazo byose muba murimo kuvuga, rimwe na rimwe mwebwe mutanazi, kuko yaba ari we Gatanazi cyangwa yaba ari n'uyu nguyu Fina, muri abana. Hari ibintu byinshi cyane byabaye bituma abantu bazana inzika bakayivanga n'ubumwe, ubumwe bakabuvanga na politike bakayivanga n'ejo hazaza, ejo hazaza bakahavanga nanone, ariko nanone turimo kuramya umugabo umwe ari we utugeza muri ibibazo byose. So ugasanga rero hari uruziga abantu bakomeza kuzigararaho. Urumva nge navukiye Buganda ariko mvuga Ikinyarwanda cyinshi cyane. So ugasanga urwo ruziga mukomeza kuzigararaho rurabazigaza. Komeza. Aha rero nashakaga kubaza Tunga ku kintu kirebana n'iki nari nkubajije nawe, kirebana no gutandukanya ibihe bya social media n'igihe zitari zihari. Tunga, iki kibazo wigeze uhura nacyo, wenda hari igihe kigeze kubaho, wenda uri mu Rwanda, uri mukuru, ntabwo byaba byose ngira ngo niba nibeshye ku mateka nkosoye, ntabwo wakuriye mu Budage, uri mu Rwanda, i Kigali cyangwa mu yindi ntara, uraza kutubwira wigeze uhura n'umuntu cyangwa benshi uzaka kuba yakubwira mu kazi ati wa mutukazi we, akaba yakumenasa, cyangwa watangiye guhura n'iki kibazo kuri social media umwaka ushize hagati y'ukwa karindwi n'ukwa munani nk'uko wabivuze? Njyewe nize mu Rwanda mu wa mbere segonderi, ngira ngo kugera mu wa kabiri segonderi, kandi nabaga muri interina, ngerageza no guhindura interina buri mwaka, narahinduraga kugira ngo ndebe ko wenda byaba bizima. Ndibuka mu bihumbi bibiri nigaga muri Mbogo, muri Kigali ngari. Ikigo cyari cyuzuyemo abantu bavuye muri Kongo b'Abanyamurenge n'abandi Banyarwanda bisanzwe. Abana bakajya bahahamuka bakankubita banyite igitera hamwe nyine, bitewe n'uko nyine nsa mu maso ye n'amazuru yanjye atari matoya nk'uko bayifuzaga. Iyo bakantuka cyane, babintukaga cyane, ariko ko nari umwana numva ko tuvuye no mu bihe by'intambara, nkumva ko abantu bagifite ibikomere, nkumva ko ngomba kubihangana, kubera ko nari nsanzwe mfite n'abantu muri famiye nabo bakirwana n'ibikomere bahuye nabyo mu ntambara. Ndongera ndimuka njya kwiga aho bita Espanya, naho ngira ngo ni 2001 niba atari 2002, maze kwibagirwa kera, muri Espanya i Nyanza, naho naga muri interina, naho bajyaga abana babimbira bakabimbwira cyane, ariko n'icyo gihe nge ntabwo nabifataga nk'ibintu bikomeye, niba ko hari Abanyarwanda bagifite ibikomere kuko twatuvuye mu ntambara. So niyo mpamvu navuye mu Rwanda njya gukomeza Bugande, njya kwiga Bugande, mbari naho nkomereza, nyuma nza kuhava njya muri Afurika y'Epfo,
ntabwo nongeye guhura nabyo biva mu Rwanda, nongeye guhura nabyo kuri social media, mbibona babinkorera babikorera abandi, numva ko ndi muri mbuze position nzima yo kuba nabirwanya. icyo gihe tuvuge wenda ukiri umwana, umuntu iyo akiri umwana hari igihe wenda ashobora kuba yahita nk'uko wavuga uti nibwo tukiva mu mateka ya jenoside, nibwo ibintu biracyari fresh. Mu gukura kwawe ibi bintu bagiye bagutuka byaba byarigeze bikwafekita mu buryo ubwo ari bwo bwose? Yes, byaranyefekitirize kubera ko byatumaga mu mibereho yanjye kenshi nkunda kwavoidinga abanyarwanda. Nageragezaga kubaho muri sosiyete itarimo abanyarwanda benshi, nkagerageza kutagira inshuti nyinshi z'abanyarwanda, mbese mu buryo bwo kwirinda. So ngira ngo ibyo yaba ariyo mpamvu. Iwanyu mbere yuko nongera kubaza Nobo, iwanyu byari bihagaze bite iyo ahantu mwari mutuye mwaba mwarigeze guhura n'ikibazo wenda ahura nacyo aho ngaho muri Mbogo, muri Kigali ngari, cyangwa se muri Esipanye Nyanza? Iwacu mu rugo ntabwo byahabaga, ntabwo mu rugo byahabaga, byaberaga ku ishuri, mbese ahantu nabaga ntazi, yanageraga ahantu ntazi, ariko mu rugo oya ntabwo byigeze. Nobo, iki kibazo kuri social media tugenda tukibona abantu banavuga bati kubera iki ibi bintu bivugwa bigasoza Minisiteri y'Ubushinzwe ubumwe bw'Abanyarwanda n'uburere mboneragihugu itagize ikintu bivugaho, cyangwa wenda n'izindi nzego, ariko wenda ibyo ari byose leta ikintu bikoraho, ariko ikintu kirebana n'umuco wo kudahana, iki kintu kirebana no gutukana, umuntu akaba yatukana wenda akagira ko kubera ko ari mu rindi zina ritari rye ashobora kugenda akaba yatuka abantu. Ikintu kirebana n'umuco wo kudahana, iki kibazo ukivugaho iki ku ruhande rwa leta? Kubera ko twagiye tubibona abantu bavuga bati iyo umuntu atukana mu izina ry'uko ari umututsi ntabwo akurikiranwa, ariko umuhutu utukanya tukaba kwicara akurikiranwa. Nibyo mbona abantu banyandikira, uretse ko nanjye mbibona nk'umunyamakuru. wowe bivugaho iki? ubona bituruka? muranyumva? Yego cyane. njye nibaza ko abantu bakavuga ibibari ku mutima, bakavuga ibibababaje, bakavuga ibyo barose, cyangwa se bakavuga uko biyumva muri bo, ntago bagomba guhanwa, ntago bagomba kujyanwa mu nkiko. abo ni abantu baba barimo ku kugaragaza akababaro. njye nibaza ko atari abantu baba bakeneye inkiko, ahubwo ni abantu baba bakeneye kuganirizwa. wenda igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gishobora kuba kidafite bije ishobora gukurikirana abantu bafite ibibazo byo baba barimo kuvuga, rimwe na rimwe bishobora kuba bifitanye isano n'indwara zo mu mutwe. ugasanga rimwe na rimwe babajyanye mu nkiko. ndibaza mu 1896, ndibaza niba ntibeshye, hari umugabo witwaga Henry Stanley, niba ari Henry Stanley niba ari nde, izina rye riranyibagiye, ariko ayo mazina abiri mvuze rimwe ryari ryo. yari umuyobozi wa polisi. hanyuma aravuga ati aba bantu turimo gufunga bashobora kuba tubafungira ubusa, ati bashobora kuba bafite ibibazo byo mu mutwe, ati kuko ibintu barimo kuvuga n'ibyaha bafite hari ukuntu bifitanye isano no kuba batarabikoze, kandi kuba umuntu yiyemerera icyaha atakoze biba bivuga ko afite indwara yo mu mutwe. ibyo bintu tumaze kubibona mu Rwanda inshuro nyinshi cyane. icyo gihe rero itegeko ryarasohotse muri ibi bihugu dutuyemo, bafata icyemezo cy'uko abantu
bagomba kujya basuzumwa bakareba niba umuntu niba koko akwiye kujya mu rukiko cyangwa akwiye kujya mu buvuzi. Niyo mpamvu muri ibi bihugu dutuyemo dufite forensic services. Njye nagiye gusura ikigo gishinzwe kurinda abantu bafite ibyaha kabuhariwe biterwa no kuba ari abantu bafite obsessions ni ukuba wikundira kwica cyangwa wikundira guhemuka bitajyanye na sosiyete. Abo bantu bafite ubuvuzi bwabo bwihariye, ibyo twita forensic services, aho umusazi n'umurwayi bigomba gutandukanywa. So ikibazo rero wari urimo kuvuga, igihugu cyacu kiracyari igihugu gitoya ko kibarirwa muri third world countries, kiri mu bihugu bikennye cyane ku isi, aho twebwe twumva ko umuntu wese utumvikanye nawe aba ari umwanzi wawe, aho twumva ko amoko nayo azamwo bikazamwo iby'ubuhutu n'ubututsi, ugasanga ahanini abantu barubaka igihugu gishingiye ku muntu wababwiye ibyo bashaka. Ariko igihugu cyacu gikeneye amategeko, ntabwo gikeneye umuntu uvuga ngo ngenda gukunda. Iryo jambo gukunda ni ijambo rimwe na rimwe riba ritanasobanutse, kuko gukunda se ni iki? What are you loving me for? Urankundira iki? Urankunda kugira ngo nzakugirene. So igihugu cyacu gikeneye amategeko, aho umuntu ukoze ikosa agomba kurihanirwa, ubundi ukoze ibyiza akabishimirwa. Ni nayo mpamvu ntashaka kuvuga, ariko tugomba kureba neza tukashimira abantu barimo gukora icyerekezo cyiza cy'igihugu, tukanagaya abarimo koreka igihugu. Igihugu cyacu ni gito, kibayeho ku mfashanyo z'amahanga. Ni igihugu mu by'ukuri, ndibaza mu kanya nari ndimo kuvugana n'uriya arambwira ati igihugu cyacu gifite amadeni. Ndamubwira nti yes, kirayafite. Ntabwo ari cyo gusa, hari n'ibihugu byinshi cyane muri Afurika bifite amadeni. Ariko ndamubwira nti mu myaka ntabwo irakwira ngira ngo 25 cyangwa 30, igihugu cyacu n'ibindi bihugu byo muri Afurika byahanaguweho amadeni. Bivuga ko bitagifite amadeni. Ayo madeni babahanaguragaho yari amadeni yo kuva ku ngoma ya cyami, yari amadeni yo kuva ku ngoma ya Kayibanda, no ku madeni yo kuva ku ngoma ya Habyarimana. Ndavuga ku gihugu cyacu. Ariko ibyo byabayeho no mu bindi bihugu duturanye n'ibindi bihugu bya Afurika, babahanaguraho amadeni. Amadeni bari bafite yari iki? Yari imbunda, yari imfashanyo zo gutanga inkingo murazizi, vaccination. Izo nkingo zahawe abanyarwanda bose muri iyo myaka yose, byose byabaga amadeni. Ni ukuvuga twari dufite abayobozi basinyaga ibintu byinshi cyane batazi. So ni ukuvuga ngo nimba dufite igihugu gihanagurwaho amadeni mu myaka 30, kikongera kikaba gifite ideni rikubye inshuro 2 z'ideni cyari gifite igihe byahanagurwaga, biba ari ikibazo. So njye kubwanjye rero, iyo ndimo kureba, buriya hari ikintu kijya kingora gusobanura, kuko nk'ikintu cyo kuvuga ngo umuhutu n'umututsi, icyo kintu kirangora cyane. Impamvu kingora ni uko twebwe turi Abanyafurika, we are just Africans, abantu bafite uruhu rwirabura, bakomoka mu majyepfo y'isi. Ni ukuvuga ngo dufitanye connection
n'abari urumva imipaka ntabwo dushobora kurwanya imipaka kuko ni international community. Ariko nanone umuco wacu tugomba kuwubaha. Ni ukuvuga igihe Perezida Kagame yavugaga ko ngo twebwe turi abanyarwanda, nagizemwo akizere gatoya 25%. Ndavuga ni umugabo ashobora kutwerekeza mu cyerekezo cyo kwiyumvamwo ubunyarwanda atari amoko. Amoko ni iki? Amoko ntabwo ngiye kuvuga nka bariya bavuga ngo ababiligi nibo bazanye amoko. Ariko basanze dufite classes ni ibyiciro by'abakire y'abakene, na hano birahari. Ntabwo ushobora kuba uri umwongereza usanzwe ngo uganire n'umwongereza ufite. Umwongereza ufite ni iki? Ni ufite amafaranga, ufite amafamu w'umukire, cyangwa se ufite ubukire bushingiye ku bitekerezo bye n'ubushakashatsi, nanga se urabona nk'ibi bintu turimo kuvugiraho ibingibi bya TikTok, hari abantu baba bavuga ngo nabo babikirimo. Ariko icyo ngiye nshaka kuvuga ni gute dushobora kubona ukuntu abanyarwanda bashobora gusobanukirwa ko umuntu ashobora kubaho adateze amaboko. Gutega amaboko ni ukuba umuyobozi aza avuye iheruheru, kuko mu by'ukuri njye ndi muri bo, nazanye nabo, twaje i Rwanda dusanga abantu batuye, ariko tubumvisha ko n'ukuntu babayeho ari twe twakubahaye. So ni ukuvuga ngo gukoloniza mu mitekerereze kubera imbunda bigomba guhagarara. So reka ngire n'icyo mbaza Tunga kuri iki kintu kirebana n'ibintu abantu bakunda kuvuga ko hashobora kuba hari umuco wo kudahana, ko hari ibintu bihita gutyo. Twabonye abadamu ngira ngo cyangwa abakobwa sinzi bavuga bati harabura ko Perezida Kagame gusa yaba atakiriho hanyuma tukaba twakora. Bavuze ngo jenoside. Twabonye n'ibindi, hari n'abajya bavuga ku mudamu witwa Marie. Ni byinshi. Ikintu cyo kudahana urakibona, cyangwa wenda ufite ikintu wabwira leta kuri icyo kibazo bakunda kuvuga? Ikintu cyo kudahana ndakibona cyane cyane ko iyi abuse ya TikTok ya social media yatangira. Nandikiye RIB, nayandikiye kuri Twitter, nyandikira kuri Instagram, mu buryo mbese bushoboka nayicommunicatinga mbagezaho ikibazo nari ndi guhura nacyo. Ntabwo bigeze bansubiza. Akenshi n'amavideo nakoraga narabatagingaga kugira ngo ndebe yuko babihagurukira bakabikemura mbese bitaragera kuri. Nta kintu bigeze babikoraho. Bivuze yuko kuri jyewe mbona yuko badahana, batabishyiramo ingufu, ahubwo bashyira ingufu kohereza urubyiruko gukomeza kurwana nabo bita ngo ni inyangarwanda. Ariko ntibarebe ikibazo nyamukuru ngo bahere kubo bari kumwe nabo, babanze bahane abo bari kumwe nabo. Nk'abo uvuze bavugiye amahano hano kuri TikTok, kandi abenshi bari mu Rwanda, nta kintu leta yigeze bivugaho. Ntabwo bivuze ngo ntibibona ku social media, ntabwo twavuga ngo leta ntabwo ibibona, ariko nta kibikoraho. Kuri jyewe mbona rwose leta y'u Rwanda idashyira ingufu mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ntabwo ibishyiramo ingufu. Kuko bishyiramo ingufu ntabwo twatubona izi ngaruka zose tubona. Leta kwivuga ko biri hejuru ya 95% ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ubu biri ku magambo, ariko mu bikorwa ntabwo tubibona. Mu bikorwa ni izi ngaruka zose mwirwa mubona. Bamwe twiyambuye ubumuntu, twabaye inyagasozi kugira ngo dushobore gusurvivinga muri community, kandi bitari ngombwa. Leta iberaho hariya kugira ngo ihuze abaturage. Hari igihe ujya uburaho nyuma y'uko utangiye kubona ziriya menace, nawe ku buryo bwawe ukabasubiza nk'uwihagararaho, haba hari igihe ujya wumva
ugiriye nk'ubwoba ikintu washaka gukora live washaka gukora kuri TikTok cyangwa ikindi kintu ukavuga uti noneho sindi bubakire cyangwa wenda bigitangira kuba waba waragiraga ubwoba ukavuga uti nibongera bakantuka noneho ndasara. nabigiraga ubwoba nkagira ubwoba bw'ingaruka kubera yuko nkitangira kuzajya nsubizanya nabo umuryango wanjye waranciye ubu nta muntu n'umwe wo mu muryango tucommunicatinga bisanzwe, nta muntu umvugisha, niyo mbavugishije barangupa, bivuze ngo batinya kumvugisha. So mbese bintera ubwoba ariko nkagerageza kurwana n'ubwo bwoba bundimo kuko ndavuga nti nkomeje guceceka nta cyahinduka. Bakubwira ngo iki iyo bakubwiye wenda bari basa bakora icyo bo bita kuguhana? Bo bambwira yuko atari ngombwa kuvuga amagambo yose nk'uko nyavuga, hari ibintu ngomba kuba nakwirengagiza ubuzima bugakomeza, bitari ngombwa, mbese ibyo nkora bitari ngombwa nshobora kubirekera abandi babishoboye. Bivuze yuko nyine wumva bavuga nk'abumva ikibazo uko kiri cyangwa wenda bavuga nk'abashyigikiye bavuga ko wenda wowe urwanya leta? njye numva bavuga nk'abantu badashaka kugira icyo babikoraho, barabibona of course, ariko nta bitewe na culture iri mu Rwanda yuko hari ibintu bitaba ari ngombwa kuvugwa, ushobora kuvuga ibintu runaka ukaba wakwisanga mu kibazo. Bomba mbona bashaka kwavoidinga ibibazo muri makeya, baba badashaka kwiteza ibibazo. Ntabwo babivuze ngo ntibaba bareba ingorane mpura nazo. Nk'iyo uganiriza abantu hano n'iki kibazo cy'amoko, kubera ko uri umu influencer, ikibazo cy'amoko ibyo ari byose ujya ukiganira n'abantu, n'ubwo uvuga uti kuki njyewe numva ndi fier yo kuba umuhutukazi n'ibindi nk'ibyo. Iyo uganira n'abantu hano nabonye hari abakubwira ngo ubazamure cyangwa nanjye bambaza, iyo muganiriye bakubwira ngo iki ku kirebana no kuba iki kibazo cyakemuka, abantu ubona bafite umutima wo kugira ngo ikibazo kibe cyakemuka? Abantu bari hanze y'igihugu ubona ko bashaka ko ikibazo gikemuka, ariko abandi bitwa ngo bari ku Rwanda, ari ku ruhande rw'u Rwanda, bo baba babona ahubwo ari tabu kuba ngewe nsubiza nkavuga cyangwa se tukabivugaho, kuko bo bavuga ko bidahari, ariko mu by'ukuri tubibona. Bavuga yuko bidahari ari mu buryo bwo gusebya igihugu. Ntabwo ndi hano gusebya igihugu, ndi hano kurwanira uburenganzira bwanjye nk'umunyarwanda, mbese ndwanirira n'abandi badashoboye kuba bagira ubutwari bwo kuvuga. Hari abana wigeze kutubwira cyangwa abantu bari batoya kuri wowe wigeze kutubwira ikiganiro gitangira ko haba ubwo abana bahura n'ikibazo cyo kuvuga kiti baradutuka, jewe birampungabanya, wenda n'urugero. Wowe niba utera intambwe ukaza ukavuga ibintu uko ubishaka, ariko abandi ikintu kirebana no kuba ibitekerezo by'umuntu byakwisanga binizwe kubera uko ibintu bimeze, ukubera umuntu afite ubwoba, wenda we ntubifite, ariko icyo kintu cya demokarasi ishobora kubura kubera ukuntu abantu bafata ibintu babona batinya, wowe ubivugahe? Abantu baratinya bitewe nuko mbona ama message menshi, mbona email nyinshi z'abanyandikira babicamo hano ku ma social media, bakavuga ati nyamuneka ntukatuvuga amazina, ariko buriya ubudufasha kuba ugaragaza ikibazo. Ntabwo ariko abantu bose bashoboye kubivuga bitewe nuko benshi baba bashaka kwifuza gusubira mu gihugu bidagaduye. Nkanjye ndabizi neza nk'ubu ngubu ko ntashobora kujya mu gihugu bitewe n'ukuntu bashyizeho icyaha cyo kuba ndi inyangarwanda, ariko muri make sinzi uburyo byaje, kuko ngewe akenshi ndwanya ku karengane rwo kuvuga ngo ubwoko runaka, kuba ubwoko runaka ntabwo ari icyaha, kuba umuhutu ntabwo ari icyaha, kuba umututsi si icyaha, kuba umutwa si icyaha. Ntabwo byakabaye ngombwa ko umuntu aza kundeba hano kuri social media akansubiza avuga ati wagihutuwe wamuhutuwe, kandi azi izina ryanjye, areba n'ibyo nkora ntaho bihuriye n'ubwoko. Aho rero ni ikibazo. Ubundi mu kwitegereza kwawe ubona no ku rundi ruhande
ubwo ni ukuvuga ngo hari abagutuka kuri umuhutukazi ko n'ibyo wenda uvuga badashaka kubireba, ariko ubona no ku rundi ruhande bihari, hari abavuga bati abatutsi ntabwo ibibazo byanyu namwe twabirangije. yego rwose barahari. hari n'abantu bita, reka tubivuge uko biri, b'abahutu, ngewe mbita abahezanguni, nabo rwose bafite ikibazo cy'urwango muri bo, noneho bakashaka kubijyana mu njyana yo kurwanya akarengane, ariko mu by'ukuri nabo bafite urwango barugaragaza. Turimo kwerekeza ku musozo w'iki kiganiro, ndagira ngo umbwire kuri iki kintu abantu wenda bashobora, simbizi, bashobora kuba barabyumvise nabi, igihe leta ivuga iti cyangwa abantu bamwe na bamwe bavuga bati muhaguruke muhangane n'ibigarasha kuri social media. Ese ibi bintu wowe ku giti cyawe wabyakiriye ute wumvise bivugwa? Twiye kumva General Kabarebe babivuga, twiye no kumva n'abandi bakomeye, ngira ngo na First Lady avuga ati muhaguruke muhangane n'abantu banga igihugu bagisebya hirya no hino. Ubona bifite ahantu bihuriye no kuba ikibazo kimeze ubu ngubu, aho abantu baza bakagutuka mu izina ry'ubwoko bwawe, cyangwa wenda hari n'ikindi byagezeho kuba babwira abantu mugende mujye guhangana n'ibigara? iyi ngiye kuri jyewe mbibona ko aribo babohereje, kuko nimba bashobora kuba babona abo bita ngo ni inyangarwanda bakaguruke babarwanye, ariko bakumva n'abandi bataka bavuga ngo turarengana, kuki bakomeje kuzana ibintu by'amoko, ntihagire umutegetsi n'umubivugaho, ahubwo bagakomeza bakangurira urubyiruko kuza kurwanya abo bita inyangarwanda. Kuri jyewe mbona leta y'u Rwanda ibishyigikiye ibibera hano. Ufite ubutumwa wayigenera kuri cyo? Njye nasaba leta y'u Rwanda guha agaciro buri munyarwanda wese, ibintu byo kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge ntibihame mu magambo gusa, ahubwo bikajya mu bikorwa, tukabona ko buri muntu wese arenganurwa. Uvuze muri rusange, niki wabwira minisiteri ishinzwe ubumwe bw'abanyarwanda? Kurwanya ivanguramoko, kuko rirahari cyane, kandi riri mu rubyiruko, kandi urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo. Ivanguramoko ni ikibazo gihari cyane, gikabije, kuba abanyarwanda bamwe bashobora gufata ubwoko runaka rw'abahutu bose bakabita interahamwe, kandi twese tuzi interahamwe icyo ari cyo n'ibyo zakoze. Ntabwo rwose byagakwiye muri komite nyarwanda ku bantu baharanira ubumwe n'ubwiyunge. Turasaba kuba bahagurukira ikibazo cy'ivanguramoko. Kuri icyo kintu ukomojeho, ni nacyo kibazo cya nyuma abantu bakunze kuvuga bati, ukabona umuntu aratukana ngo umuntu ni interahamwe, umuntu ubijyamo winjiramo imbere akakubwira ati yashakaga kuvuga ubwoko, ntabwo ayobewe ko nta jenoside yakoze. Niki kuri wowe bisobanuye iki? Ese nawe ubyumva nk'uvuga kuriya? Ntabwo mbyumva nk'uvuga kuriya. Uvuga kuriya mbona agamije ko iyo umuntu akubwiye ngo uri interahamwe aba ashaka kuvuga ko uri umuhutu. Yego, kubera yuko ijambo umuhutu hano barikoresha bariteranyije n'interahamwe, kandi iyo bavuze umuhutu bakavuga interahamwe, ntabwo akenshi biragendana hano ku masosho media. Ubwo rero twamaze kumenyera, nimba ari ubyara twefectinze ntawamenya, twamaze kumenyera ko iyo avuze interahamwe abavuze umuhutu, iyo avuze umuhutu abavuze interahamwe. Nuko babitumenyereje, ariko siko byagakwiye. Ntabwo abahutu bose bagize uruhare mu kwica, ntabwo abahutu bose ari interahamwe. Mu kureba kwawe, dusoza, mu kureba kwawe ubona bishobora kuzongera kutugiraho ingaruka biramutse wenda bitagize ikintu bikorwa, leta itagize ikintu bikoraho? Leta itabihagurukiye ubu ngubu byazagira ingaruka ikomeye cyane, kuko impande zose zatangiye kuzamura gusapotinga ibintu by'amoko, kongera kubyigaruramo, kongera kwicamo kabiri, kwicamo ibice. Leta itabihagurukiye ngo ihere kubo bafite, babigisha ubumwe n'ubwiyunge, babigishe ko amoko aho icyo byatuzaniye bizagaruka.
izagaruka. Yeah. Nyiratunga Josephine ni umunyarwandakazi twaganiraga kuri iki kibazo kirebana na gutukana bishingiye ku moko, niyo nsanganyamatsiko twari dufite uyu munsi. Kubera iki gutukana bishingiye ku moko bigenda bizamura ubukana hano ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Wakoze cyane Fina, nibutse ko Fina twavuganaga ari i Hanova mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Ubudage. Twanaganiriye na Nobo Marara. Nobo Marara yarari i Londres mu Bwongereza, ariyo twaganiraga, ariko nubwo yageze aho hagati mu kiganiro ijwi rye rigacika. Bigiye kuba ngombwa ko ikiganiro tugisoreza aha ngaha. Mwakoze cyane kugikurikira. ariko ndakumva Brad. Okay, Nobo, reka nari ngiye gusoza ikiganiro ariko ntabwo ushobora kugisoza. None se njyewe nta kintu nemerewe kuvuga? wavuyeho biradushobera, ariko reka navuyeho hehe? Mwankuyeho? oya, nta wagukuyeho. Turagira ngo Nobo, kuri iki kibazo hari ibibazo bimwe na bimwe nabajije Fina numvaga byari bikugenewe, ariko nawe nabyumvaga yabitanzeho igitekerezo cye. Nobo, ubyumva ute kuri ikintu kirebana n'uko abaturage bavuga ko ibi bintu bisoza bidahanwe, kandi hakaba n'ukuntu bashaka kubihuza n'uko ngo babona leta nk'igihe abategetsi bamwe na bamwe bavuga bati mugende namwe mujye kuri social media, abatukana mubasubize, abatuka igihugu mubasubize. We ubivugaho iki? Ibyo bintu bibiri birahuye cyangwa kimwe gitandukanye n'ikindi? Urumva ikibazo gihari hano ni ukubera mwebwe murapfundikira, kandi iyo mupfundikiye ntabwo ushobora gupfundikira umuriro uvamwo umwotsi iyo ugaragaye umuriro uraka. So hari ukuntu mwebwe abanyamakuru nkawe n'abandi muzana ibintu mukabica iruhande. Njye icyo nshaka kuvuga ni nacyo Fina yavuze. Ntabwo dushobora kubaka igihugu kirimo amacakubiri, ntibishoboka. So ni ukuvuga ngo dufite politike iri mu gihugu ibeshya abanyarwanda, ariko mu kubabeshya hakabamwo no kuzigama kwabo. So ni ukuvuga ngo ibintu ibyo ari byo byose nashoboraga kuvuga byose Fina yabivuze. Politike iraza ikagera no mu rugo iwawe, ikagera no muri studio ya radio nk'iyi ngiyi urimo gukoresha na televiziyo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Fina avuze njye ndemeranya nabyo 100%. Ariko ikintu cyo nibaza twabuze twebwe nk'abanyarwanda ni ukwiyumvamwo bwa bunyarwanda Perezida Kagame yavugaga. Kuko turamutse twiyumvisemwo ubunyarwanda twakubaka igihugu gishingiye ku mategeko, ukosheje agahanwa, kuko nta muntu ukeneye kubana n'ibisambo cyangwa se n'abicanyi mu rugo rwe. Twese ntabwo tubikunda. Njyewe Nobo, ubishingira kuki uvuga ko ibintu byose ari leta yabigizemo uruhare? Kubera ko twagiye tubona gahunda nyinshi zari zishinzwe kunga abantu, n'ubu ngubu haracyariho gahunda ya Ndi Umunyarwanda, hariho n'ibindi byagiye biba, gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge. Kubera iki twageze aha ngaha nyamara kandi n'izo gahunda zihari? Cyangwa wenda ni leta wenda ifite izindi priorities muri iki gihe, ikaba hari ibindi hugiyemo? Ni ikihe kibazo gituma bigeze kuri ubu rwego aho abantu basigaye batinya kujya kuri social media kubera gutinywa gutukwa ku bintu bifite aho bihuriye n'ubwoko? Gatana, hari abantu benshi babayeho mbere yacu. Ntabwo
ntabwo igihugu cy'u Rwanda kirimo kubakwa na Kagame, nawe n'abandi. Isi ibayeho imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ntago isi ibayeho kubera wowe na Kagame. Do you understand what I'm talking about? Urumva kugira ngo ube ikigoryi bigusaba akazi kenshi cyane. Bavuga ko igihugu kidashingira ku muntu. Ntabwo igihugu gishingirwa ku muntu. This is the problem. Urabona nk'ubu ngubu bariya baraje baravuga ngo baragomba gukorana n'uwuyoboye. Uwari uyoboye icyo gihe yari umwami, bakorana nawe. Hanyuma bamaze gukorana nawe basanga ntabwo arimo gukorana neza n'abaturage. Abaturage ni bande? Reka nkubwire, ubu ngubu turimo turerekeza mu kinyejana. Ndihuta cyane kuko ndihuta. Nta mwanya uhari wo gutakaza. Tugiye kujya mu kinyejana aho abangaba twita abaturage bagiye kuba nk'uko ureba ziriya nyamaswa ziri muri mu byita iki, tourism, mu maparike. Iyo watse abantu ubutaka ukabaka uburenganzira, ukabaka ibintu byose, biba bigiye kuvuga ko bagiye kuba abo kurebwa. Reka nkubwire, Perezida Habyarimana ntabwo muzi, ntabwo nigeze mbonana nawe, ariko ntabwo yigeze yaka abaturage uburenganzira ku butaka no ku burenganzira bundi. So njye ndi muri episode yindi, ndi muri episode yo muri 90, uyu nguyu ari muri episode yo muri 2000. Avugana n'abandi bantu bavugana hano kuri TikTok bakavuga ibyo bavuga. Ariko jewe igihugu, kiriya gihugu ni gito nk'uko Partition of Africa was designed, niba uzi Icyongereza. Ariko ntabwo bivuga ko u Rwanda ari ruto. U Rwanda ni runini, rugera muri Congo, rukagera muri Uganda, rukagera muri Tanzania, rukagera mu Burundi, rukamanuka rukagera no muri Zambia. Abanyarwanda bari ahantu hose. Tugomba kureba ukuntu abanyarwanda bashobora kubaho mu buzima butagira umuze. Umuze ni iki? Umuze ni ukuba abanyarwanda aho bari hose bashobora gukurikiranwa cyangwa se bakabura amahoro. Kubura amahoro ni iki? Kubura amahoro ni ukuba ubeshyerwa n'igihugu wakomotsemo cyangwa ukabeshyerwa n'umuturanyi wawe. Hari ababeshyerwa jenoside bafite imyaka 6 jenoside irimo kuba. Hari ababeshyerwa jenoside bari abayobozi mu butegetsi bwahise. Ibyo bikaba ari inyungu za politiki. Ibyo ndibaza ni ibintu Tunga ataba yafasheho, ariko icyo nshaka kubwira, ntabwo dushobora guhemukirana kubera inyungu z'umunyapolitiki umwe, one person, akaba ari gutuma abanyarwanda bahemukirana. Ntabwo dushobora kubyemera. So njye nta shyaka mfite, Tunga nta shyaka afite, nawe nta shyaka ufite, wowe uri umunyamakuru, ibyawe turabizi, n'ukuntu wageze hano ntabwo tukuzi. Ariko icyo nshobora kukubwira nuko turi hanze, Tunga ari hanze, ndi hanze, ariko twemeranya ko abanyarwanda bashobora kubaho bubaha amategeko. Amategeko niyo yabuze mu gihugu cyacu. Gatanazi, Tunga, ibi bintu bibera nawe Nobo uraza kuvuga, ariko Nobo
uragisubiza nyuma ya Tunga. Ibi bintu bibera kuri social media. Social media izi mbuga ntabwo wabuza umuntu kuwayo, ubivuga ku musozi we ushobora kubimubuza, ushobora kumufata, ariko umuntu aza hano wenda afite izina rye yiyise wakwita akadenesi cyangwa agacupa ka mitsingi, akavuga ibyo ashaka agatukana, ubona ibi bintu bifite uburyo bishobora guhagarikwa bikareka kuguma gutera ikibazo. no ntabwo mbere reka y'uko reka tungavuga agira icyo atubwira nawe uraza no mbere y'uko tungavuga ndagira ngo nsasi ntabwo dufite control ya social media. Social media ni urubuga umuntu agomba kuvugiraho agahinda ke. Ndibaza hari n'ibintu nashaka kuvuga ariko ntabwo nabashije kubivuga. Icyo nge nshaka kukubwira nuko nta muntu ugomba kudukontorora kuri uru rubuga. Uru ni urubuga rwacu. Ubu ushatse kureba abantu bashatse kuvuga ariko bakaza batukana, ntabwo wamenya umubare wabo. Icyo nge nakubwira, uru ni urubuga tugomba kuvugiraho ibitekerezo bireba ibisubizo. Ibyo ndibaza ko Tunga azabimfashamo. Tugomba kuganira ku bisubizo, apana amatiku yo gutukana ngo wowe ngo wabagahanaha ngo nyoko yari umurozi. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibisubizo by'igihugu. Tunga Twebwe buretse gato tuba igihe gito nkundira gatoya tureke na Tunga agira ikintu abivugaho. ariko nagira ngo mubwire ku isi tubaho igihe gito cyane. Nk'ubu nkanjye ntabwo nzi n'impamvu nkiriho. So umuntu abaho igihe gito, nta mpamvu ho kubaho twanduranya. Tugomba kubaho dushaka ibisubizo bya bene wacu bazabaho nyuma yacu. Tunga warumbajije ngo ntimubaze niba ibi bintu kuri social media, uko biri kuri social media, niho abantu batukanira, niho hari ampleur, ubu bukana bw'ikibazo niho bwagiye bwerekeje, kuko ntabwo abantu bagitukanira ku musozi wenda bibe byoroshye. Umuntu araza izina akagutuka, wareba ukabona utashobora kumumenya. Ubona hari uburyo bishobora kuzakemuka bikavaho. byakemuka bikavaho leta iramutse ibishyizemo ingufu, kuko bashyizemo ingufu. Urabizi ko nafungiwe akawunti yanjye nahereyeho bwa mbere, nageragezaga kudrapa abantu bose banteraga kugira ngo bace intege zo kuzajya bahohotera abandi, nkabadrapa mbese nkaberekana. Ariko nk'aho leta yabigizeho ikibikoraho, ahubwo yahisemo kumfungishiriza akawunti ya TikTok yari ifite abantu 85,000. na telefone TikTok nganira nabo ndababaza uko byagenze, nza kumenya yuko leta yabigizemo uruhare. Nimba leta rero ishaka kugira uruhare rwo gufungishiriza umunyarwanda akawunti bitewe n'uko aganiraho n'abandi banyarwanda bakisanzura, kuki idashobora gushyiramo ingufu zo gushyiraho amategeko ahanira umunyarwanda, mbese kuzana ibyaha, gukora ibyaha ku mbuga nkoranyambaga? kuko abakora ibyaha bari mu Rwanda, u Rwanda rufite ubushobozi bwo kuba rwareba ibyo bavugiraho. nk'abadamu baherutse kuvuga ibintu bavuze biteye ubwoba. Natwe abanyarwanda twaciye muri biriya bihe turazi uburemere bw'amagambo bavuze. Ariko se hari umunyamakuru n'umwe wo mu Rwanda wigeze ubona abivugaho se, cyangwa se leta umutegetsi n'umwe wo mu Rwanda agira icyo abitangazaho? Bivuze yuko rero aba bantu baza hano ntabwo ari inyamaswa, ni abanyarwanda. Abenshi ni bari no mu Rwanda, bagakwiye kwishyiramo ingufu bagashaka amategeko ahanira umuntu bitewe n'ibyo yakoze, n'ibyaha akoreye ku mbuga za hano. mwe rero mwari mukurikiye iki kiganiro, jyewe wagiteguye nitwa Etienne Gatanazi, nari nabatumiriye Fina Tunga uri Hanover mu gihugu cy'Ubudage, nanjye ndi hano i Bonn mu Budage. Gatanazi kumwe na Nobo Marara mu Bwongereza.
yari arimo kudufasha kumva neza ingaruka ibintu bishobora kugira kubera ko ari umuganga ku bintu birebana n'indwara zo mu mutwe. ariko ntabwo bibaye twazizeho. ngombwa ko ikiganiro tukirangiriza aha ngaha. Mwakoze cyane. Yewe nitwa Etienne Gatanazi, ibiganiro naho. No, that's not right. Okay. No, Gatana, ntabwo ikiganiro ushobora kukirangiza. I disagree. Twebwe twakomeza ibiganiro byacu. Okay, reka noneho nguhamagare kuri WhatsApp. Okay. Abantu twari turi kumwe, ngiye gufunga nongere mfungure live nshyashya kuko iyi live yari ikiganiro cy'uriya mugabo ugiye. Ubwo rero ndaza mfungure nanone dukore ibyacu cyo twasanzwemo. Sawa naho mukanya.